uko mmerewe rero muri Yesu meze neza, muhumure. Burya hanze ya Yesu ntibakababeshye, haba hari imiraba, ariko muri we biba bicika. Namwe aho muri, nubwo muri mu bihugu bifite sekirite, bifite ubwishingizi, umuturage afite agaciro, ariko burya sekirite iri muri Yesu gusa. Sekirite iri mu Mana gusa, kuko hose ni mu isi. Ariko turaho, ari jyewe ari abana turi kumwe, turaho rwose turashima Imana, turaho turashima Imana. Hari indi convocation yaje, nta nubwo ari jyewe bahamagara buri gihe, bayicisha mu bayobozi b'imidugudu na ba gitifu, sinzi ibyo ari byo, nuko ntibajya bambwira ngo yenda hari nuko nta telefone ngira kuva nava muri gereza, ariko bakayicisha aho ngaho muri abo ngabo, bagahamagara umwana agasinya Theo bakayizana. Iya kabiri rero bayohereje ejo bundi nimugoroba, ariko ngo yo kwitaba lundi, donc kuwa mbere, ejo ni ukuvuga 3:00. ariko ku bakunda Imana, haleluya, Abaroma 8:8, ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Buriya twazabona igihe nkafata nk'umwaka wo kubabwira ubuhamya bw'ibya gereza. Muri gereza nabonye y'Imana, muri CID ubu ngubu isigaye ari muri RIB nabonye y'Imana, mu kizu kireshya naho bwa gakereye kiri sofisitike utamenye uko urondora cyahari i Remera, aho twafungiwe tuvuye za RIB nabonye y'Imana. Hano muri 1930 mwese murayizi, mwasize ari yihari, nkabonye Imana. Ngeze Mageragere aho mutazi, ntukahamenya, nkabonye Imana. Ubwo rero burya nta musirikari ubona peti atari kureye. Burya ntabwo navuyeyo, niba naragiyeho mpora mbivuga ndi kaporari, ni urugero ntanzwe, ntabwo navuyeyo nkiri kaporari. Niba naragiyeyo ndi serija, navuyeyo nkiri serija. Niba naragiyeyo ndi rigeze na sinzi, niba naragiyeyo ndangije segonderi, ntabwo ntaje cyangwa wenda tuzamuka mu igrade mu ijuru Satani aduteza. Uko turwitwayemo ni nako tubona amagrade, ni nako tubona diplome yigiye hejuru. Murabizi yuko ubwo ndavuga uwonzi nka Sirise Ndashonga, muri icyo gihe tuziranye imbere ya za 9 yari docteur, yari afite ubumenyi buhanitse ku buryo yari umuntu abantu bose batinya. Ariko buriya yarabikoreye cyane. Noneho nyuma ya hazaho professor ahari, hazaho ibindi ntazi, voilà. Donc hazaho ntuza baha umuntu kuri honneur, kubera ibintu aba yaragezeho n'ibyo akora. Muri make icyo nshaka kubabwira, ndashima Imana kuko ntabwo navuyeyo mfite igarutse najyanyeyo. Hari aho Imana yangejeje kuko ndasiganirwa kugera aho dutanguranwa, ariho mu ijuru. Kandi sinzatezuka, sinzadepoza intwaro yanjye, sinzakuka umutima, ntabwo bishoboka. Sinzakuka umutima imbere y'Abafilisitiya n'Abamidiyani, ntabwo bishoboka, kuko Imana ifatika, ntabwo ari Imana y'intambira kibi, ni Imana igaragara. Iyo Mana rero yampinduye umwere, ikankuraho ibyasha Satani yari yashyizeho. Iyo Mana yankuriyeho abana, ibyasha Satani yarabashyizeho ikaduhindura abere. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka w'Imana wonyine. Niko Zakariya yavuze mu bice 4 umurongo wa 6, ati si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wayo wera. Ntabwo hari ahantu twahakuwe n'umuntu, twahakuwe n'Imana. Iyo Mana twakuwe n'Imana, yakoresheje abana bayo barasenga, iyo gusenga bahamagara Imana iragaragara. Iyo rero ntabwo yasinziriye, irahari, iri kumwe natwe. Nguko uko bimeze, situation nuko imeze, ariko turi mu rugo, turatuje. Ibikangisho bya Satani burya n'iby'intare iziritswe. Ibikangisho by'intare
ibiziritswe ibikangisho by'umwanzi n'iby'intare iziritswe ibi byose ni ibikangisho kuko iyo atabaye cya gihe nawe ubwawe wa mubyeyi we turi kumwe yagutabaye cya gihe n'ubiri maso niyo ntabaye cya gihe n'ubiri maso turatuje rero ndagira ngo rero mbashime cyane nshimire mwese nshimire cyane ubutabazi bwanyu guhurura kwanyu nshimire Madame Esperance cyane Madame Sisi inshuti zanjye twarwananye urugamba mushimire cyane ko igituma hari Esperance n'umwana kuri giwe buriya amateka dufitanye ni makeya kubera nyine ko ari umwana ariko uko arwana kose ndabimushimiye cyane kandi ari mu gihe cy'intambara cy'ibigeragezo byo kuba ariho akibura umutware we ariko akaba atarigeze aheranwa n'agahinda nabyo ndabishimira Imana cyane Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro ibihe bidashira ibyo ndabishimye narondogoye navuze muri menshi simvuga ngo muri make ariko ndagira ngo mbashimire nta n'irindi jambo mfite n'iryo kubashimira kandi mbabwire ngo icyo mwakumva cyose cyabaye muzagishimira Imana icyo nzi cyo Satani azagira kuri gahunda afite ntabwo bishoboka nibyo mwavuze ubu turi mu gihe twatangiye icyunamo murabizi ko ejo bundi abenshi twari kumwe kuri Zoom nari nibutse umutware wanjye wishwe ku itariki enye z'ukwa kabiri 2015 ariko dushobora kwibuka ejo bundi kuri 27 z'ukwa gatatu hasigaye iminsi ingahe ngo twinjire mu cyunamo cy'abacu cyo muri aya mezi ubwo ni iki gihe bahisemo nyine kugira ngo bampamagaze sinzi ibyo bazambwira ariko nabivuze ko ndi mu kigandaro kugira ngo hari iryo jambo n'ikindi ariko muracyumva mu cyunamo muri iyi minsi ubwo bemeye bahisemo kuntumira iki gihe bafite impamvu zabo ariko ivi zabyo byo nta kiba ku bana b'Imana ritabizi ndabashimiye reka ne kubarondogora abije ndabashimiye mwese n'abandi batabashije kuza n'abandi bari aho bari hose n'abandi n'abandi aho bari hose bari ku rugamba mu buryo ubwo ariko bwose rwo gutabaza ijuru no kumenyesha ibiriho biba ku bantu muri ibi bihe ndabashimye Imana ibaha umugisha amen. Uyu munsi ngire Mama Diane ko ukomere giwe nanjye mbonye iriya convocation ikintu cya mbere nahise ntekereza cya gihe baza kubafata mu rugo n'abana mbona ni nk'ibintu twabonaga mu mafilime aho ubona abapolisi n'imbwa zizamuka n'iki ku buryo nkurikije ibintu tujye tubona ku mateleviziyo nabonaga ari nk'ahantu hari droge bagiye gufata abantu baho bagusa inzu byari biteye ubwoba noneho ndibuka amagambo wavuze icyo gihe uvuga uti nkorera abana nahise ntekereza umumama uriho ubona abana be abantu arwana n'abantu baje kubabaza abana be uriya nta kintu kibabaza nko kubona mwari muri prison mu buroko n'abakobwa bawe babiri ngira ngo ku mubyeyi ntabwo twese je pense ko abantu bose turi hano twarabyaye iriya image kubona nagutekerezaga ngira ngo ikintu cya mbere cyakubabazaga ni abana bawe kubona abana bari mu buroko burya umubyeyi kinabashaka ku mwana nuko aba baramuzanye ku isi ikintu akora no kugira ngo adahungabana amurihira ibintu byose akamukunda akirinda ikintu cyose cyamugirira nabi kubabona muri kumwe muri prison ari ikintu cyakubabazaga cyane no kugira ngo narabitekereje hanyuma ejo bundi mbonye babahaye convocation ndibuka ko nahise kwandika kuri Facebook ndababwira ngo baguha amahoro
kubera ko nari ntekereza n'ikiriyo kindi mumaze kuvamo nibuka ko le 7 janvier pardon le 7 avril aho twibuka ikiriyo donc twari dusangiye ikiriyo amahanga yose abari batanga des messages de condoléances abazungu abantu batazi tuzi kuri Twitter no kuri Facebook abanyarwanda bari dufatana mu mugongo abahutu n'abatutsi kuri Twitter na za Facebook na réseaux sociaux mu message yacu WhatsApp hari huzuyemo message mukomere turi kumwe namwe nihangane none ibaze ikigo cya leta akaba ari cyo cyohereza uwo munsi convocation ku mucikacumu uriho wibukabi kuri jewe ryari hohoterwa kandi ikintu kibabaje biratuma noneho njya no kuri ribe mbwire yagiye yahitishije itangazo mu minsi ishize ivuga ngo abantu birinde ikintu cyose gihohotera abacikacumu berekana ingingo zo mu tegeko nshinga umuntu aba akozeyo ahohoteye abacikacumu ariko babivuga byahise kuri televiziyo babikorera babishyira ahantu hose babwira abantu kuko ngo bavuga ngo ni gupfobya jenoside noneho ni iki kiruta ihohoterwa guha convocation umucikacumu ngo yitabe urukiko utanamubwiye n'impamvu yitaba ibaza kumuhangayikisha bigezaho nibivuga ko RIB ubwayo yishe amategeko yatanze noneho ndabaza iyo RIB yishe amategeko yatanze iregwa hehe ariyo mpamvu ngiye kuyinginga nuko ireka Mama Adeline akibukabe mu cyunamo nta kintu kimuhungabanya nta kintu kimuhohotera akagira amahoro nayo ubwayo igakora inshingano zayo isaba abanyarwanda kudahohotera abanyarwanda kuko ubu twese turiho turabireba abacikacumu bose bariho barabireba abanyarwanda bose bariho barabireba ntabwo ari uko bacecetse batabona ko ari bibi aha niho nganira yinginze irebe ibyo ikora nayo yibaza ivuga iti ibintu ndabikorera iki nta muntu uri hejuru y'amategeko ntabwo tuzi kibahamagariye Mama Adeline ariko ibyo byose bishobora gukorwa nyuma y'icyunamo kuko no mu kinyarwanda nimba mwibuka neza icyunamo n'abantu bari barwanye abantu b'abanzi bahita bahagarika ibyo bakoraga byose bakajya gutabara umuntu wababaye hanyuma ikiriyo cyarangira bakazongera bakarwana ubu ni umuco wa kinyarwanda niyo mpamvu Mama Adeline ndakwihanganishije kandi ntihanganishije n'abana bawe kuko ndabizi barahangayitse kubona mama wabo ukuntu ababaye ntihanganishije abo muvindimwe kandi ngasaba RIB ngo iguha amahoro ikureke wibuka abawe kandi